Nshuti mwene data nongeye kukwifuriza amahoro akomoka ku Mana umwami wacu, kandi nongeye kukwifuriza ibihe byiza dukomora mu Mana. Imana iguha umugisha. Njyewe ndi Musoni Flavien, uyu ni wa mwanya mwiza wo twahariye kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi mu mucyo wo kureba mu bindi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, tukamenya umugambi Imana idufiteho, tukamenya inama Imana irimo kutugira mu bigendanye n'uru rugendo rwacu rujya i Siyoni. Imana iguha umugisha. Ndamya nashidikanya yuko hari icyo Imana yakoze hagati yanjye nawe mu mitima yacu kuva twatangira uru rugendo, kandi nzi neza yuko umurimo Imana yatangiye muri twebwe izawusoza. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kugushimira uburyo ubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Nongeye kugushimira uburyo uduteza intambwe, akaba ari nawe utwereka uburemere bw'icyaha cyihishe muri twebwe, kandi ukanatwereka ko agakiza kari kuri wowe. Kandi mwami Uwiteka, akaba ari nawe udufitiye imbabazi, ari nawe ushobora kudukorera ibirenze ibyo abana b'abantu badukorera. Twatangiye uru rugendo rero nta wundi twizeye uwo ari we wose, nta kintu dufite cyadutsindishiriza icyo ari cyo cyose, nta kintu twakuratira icyo ari cyo cyose, uretse kukwereka imitima yacu kugira ngo ugire icyo uyikorera. Kubw'ibyo rero, ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, reka uko wabanye natwe mu gutangira ukomeze ubane natwe, kandi twiteguye intsinzi yo kwakira iby'agakiza kawe. Kandi ku musozo muri iki cyigisho ntihagire undi muntu utekerezwa, ntihagire undi muntu ushyirwa hejuru y'abantu, ahubwo Yesu Kristo izina ryawe rishyirwe hejuru ya byose, kuko ariryo ryonyine dukirizwamo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza cyane. Igitabo cy'umugenzi turimo kwiga ni volume ya mbere. Abo twatangiranye, ngira ngo ndakomeza gushima Imana cyane uko Imana yakomeje kudukoresha urugendo mu buryo bwo kwizera. Tugeze rero ku cyigisho cya 9 cyitwa abasinziriye n'aburiye inkike. Abasinziriye n'aburiye inkike. Muri iki cyigisho ndagira ngo utekereze cyane ku bigendanye n'urugendo rwawe, ubone amahirwe adasanzwe yo gukorana urugendo n'Imana. Imana igatangiza urugendo muri wowe. Byanga byakunda ugenda uhura n'abanyantege nkeya, ugenda uhura n'abandi bantu, ntubirataho, ariko ubereka yuko hari iby'Imana iha umuntu yiyeguriye bakeneye. Nshuti zanjye, muri iki cyigisho biratangaje. Muri iki cyigisho kuri iyi paje ya 40 niyo tugezeho, baranditse ngo ndota agenda atyo kugeza aho yagereye mu gikombe, abonamo abantu 3 basinziriye hirya y'inzira ho hato, bafunze iminyururu ku maguru. Umwe yitwa Muswa, undi yitwa Bute, uwa gatatu yitwa Ruhangara. Mukristo abonye baryamye batyo, ajya aho bari bari ngo yabakangura. Arabahamagara ati, yemwe abasinziriye, muhwanye n'abasinziriye ku isonga ry'igiti, nuko nimukanguke tugende, kandi mwemere nanjye ndabafungura iyo minyururu. Kandi ati, uzerera nk'intare yivuga. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8, uzerera nk'intare yivuga yanyura aha, ntimwabura kuba umuhigo w'amenyo ye. Barakanguka, baramureba, bamusubiza batya bati, Muswa aramusubiza ati, simbonye ko hariho akaga. Bute aramusubiza ati, reka nongere nisinzirireho hato. Ruhangara aramusubiza ati, ikibindi cyose giterekwa ku yacyo ndiba. Bavuze ibyo, barongera bararyama barisinzirira. Mukristo akomeza urugendo, ariko ababazwa n'uko abantu bari mu kaga kameze gatyo batitaye ku kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza ku mbabazi. Abakanguye, abagiriye inama, yemeye kubafungura iminyururu. Akibabajwe n'ibyo, abona abantu 2 burira inkike y'ibumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo. Barihuta bamugeraho vuba. Umwe yitwa Mihango y'idini, undi yitwa Ndyarya. Bamugezeho Mukristo aganira n'abatya, arababaza ati, muravahe mukajya he? Baramusubiza bati, twavukiye mu gihugu cyitwa Ndirarira, turajyanwa ku musozi Siyoni no gushimirwayo. Arababaza ati, ko mutinjiye mu irembo rirasukirwamo ryo muri iyo nzira? Ntimuzi yuko byanditswe ngo, uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu rugo rw'intama, atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo ni umujura n'umunyazi. Ibi byanditse muri Yohana igice cya 10 umurongo wa
wa mbere. Baramusubiza bati abo mu gihugu cyacu bose bagira ngo inzira y'iryo rembo ni uruboko, nuko bamenyereye kunyura mu nzira y'ubusamo bakurira inkike nk'uko dukoze. Arababaza ati ariko umwami nyir'uru rembo tujyamo ntazabita baca mu mateka kuko mucumuye amategeko yandikishije? Baramusubiza bati ibyo byikubabaza, ibyo dukoze ni umuhango w'iwacu, kandi ndetse tubasha kuzana n'abagabo bo guhamya yuko uwo muhango wahereye kera hashize imyaka iruta 1000. Arababaza ati uwo muhango wanyu mwawuburanywa mwawutsindira? Baramusubiza bati umuhango umenyerewe ukamara imyaka 1000 ntitwabura kwemera n'umucamanza utabera ko uhanye n'amategeko, kandi ubwo tugeze muri iyi nzira uko twagezemo kose ntibihwanye. Ubwo turimo nawe winjiye mu irembo ntuturusha kuba mu nzira, nubwo twuriye inkike, none uturusha iki? Arabasubiza ati ngenda nk'uko mbwirizwa n'amategeko ya databuja, mwebwe mugenda nk'uko mubwirizwa n'ibyo mwibwira by'ubupfu. None mumaze kwitwa abajura na nyiri iyi nzira. Nicyo gitumye nibwira ndashidikanya yuko mutazemerwa ko muri beza nimugeraho iyi nzira iherera. Mugeze mu nzira ku bwanyu mudakurikije itegeko rye, muzavamo mwenyine mutagiriwe imbabazi ze. Ntibagira icyo bamusubiza keretse kumubwira bati upfa iki ku byacu? Maze bose bakomeza inzira ntibaganira byinshi, keretse ko bamubwiye bati twibwira tudashidikanya yuko utazaturusha kwitondera amategeko y'Imana neza. Nicyo gitumye tutamenya ikigutandukanya natwe keretse uwo mwenda wawe, nawe ntiwawuhawe n'abaturanyi bawe ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Arababwira ati amategeko ntazabakirisha kuko mutanyuze muri rya rembo. Nawo umwenda nambaye nawuhawe na nyiri ahonjya. Ibyo byose muvuze ukuri ko nawuherewe guhisha isoni z'ubwambure bwanjye. Nanjye nibwira ko ari ikimenyetso cyo kungirira neza, kuko nari nambaye ubushwambagara gusa ntarawuhabwa, kandi ngenda nihumuriza ntya. Ningera ku irembo rya rwa rurembo, umwami nyirarwo ntazabura kumenya ngo angirire neza, kuko nambaye n'umwenda yampereye ubuntu ubwo yanyamburaga ubushwambagara, kandi mfite ikimenyetso mu ruhanga. Ahari ntimucyitayeho, nagishyizweho n'inshuti y'amagara y'umwami wanjye ku munsi umutwaro wamviriye ku mugongo, kandi icyo gihe nahawe umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso ngo ngende nkusoma. Umpumurize mu nzira nategetswe kuzawutanga ningera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, ngo umbere ikimenyetso cy'uko nzinjizwayo. Ibyo byose ngira ngo ntimubifite, kandi igituma mutabifite ni uko mutanyuze muri rya rembo rirasukirwaho ryo muri iyo nzira. Ntibagira icyo bamusubiza kuri ibyo, ahubwo barebana baseka, maze bose bakomeza inzira mu Kristo ari uri imbere. Ntiyaganira nabo, agenda yibwira, ubundi asuhuza umutima, ubundi anezerwa, agasubizwa umutima mu nda no gusoma wa muzingo w'igitabo yahawe n'umwe muri ba bantu barabagiranaga. Inshuti yanjye, iki gitabo kiratangaje. Iki gice giteye agahinda, ariko nanone inshuti yanjye iki gice kirashimishije. Ku bantu batangiye urugendo, ku bantu twatangiranye, aho umukristo ageze harashimishije, kuko atangiye kubona abandi batinye gutangira barimo kurira inkike kugira ngo bagwemo imbere bakomeze urugendo, ariko bo ntibarimo kwita ku iherezo, barimo barareba, ntibarimo kwita ku itangiriro, barashaka iherezo ryiza. Dufite abantu mu rugendo rw'iby'Imana batigeze batangira neza, ariko bameze nka Baramu, baba bashaka iherezo ryiza. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo niba ushaka iherezo ryiza, saba Imana iguhe itangiriro ryiza. Incamake y'iki gice rero iratangaje. Aba bantu batatu bari basinziriye iruhande rw'inzira bafunze iminyururu ku maguru. Mu magambo make, aba bantu ntabwo bari mu bupagani, ntabwo bari mu tubari, aba bantu ntabwo bari ahantu handi dukekera abanyabyaha. Aba bantu bari iruhande rw'inzira. Mu magambo make, ni abakristo. Inshuti zanjye, muze kureba mu gitabo cy'Abami aho igitekerezo Bibiliya itubwira. Mu gitabo cy'Abami Bibiliya itubwira igitekerezo cy'umuntu wishwe n'intare
ni umuhanuzi utumviye ijambo ry'Uwiteka. Umuhanuzi utumviye itegeko ry'Uwiteka ni mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 guturuka ku murongo wa 11 gukomeza. Iki gice kitubwira umuntu wanze kumvira Imana yamuhaye itegeko, aragenda itegeko arirengaho. Icyabaye nta kindi, yahuye n'umuhanuzi w'umwesikoro, aramushuka, ajya iwe ararya aranywa, arangije amuherekeje ahura n'intare. Intare iramwica. Intare imaze kumwica, mwibuke yuko mu Kristo yabwiye bariya bagenzi bati nyamuneka mwisinzirira aha kuko intare izerera yabivugana. Ikindi kintu kibaye ni kimwe kigaragara hano muri iki gice, ni uko intare imaze kumwica. Biratangaje cyane. Umurongo wa 24 w'icyo gice cya 13 igitabo cya mbere cy'Abami, aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Mu magambo make, Satani agiye kwica abantu twitwa ngo turi mu bintu by'Imana, abantu twitwa ngo turi mu by'agakiza, abantu twitwa ngo twamenye Imana, twarabatijwe. Satani agiye kutwica mu mutwe, namara kutwica bamwe azabarambika mu nzira, umuntu agire ngo ni abantu bazima ariko barapfuye mu by'umwuka. Abandi azabareka bo kuba intumbi gusa, ahubwo abafata abafunga amaguru ku buryo urugendo batagenda, narangiza abafungira aho hafi. Aba bantu batatu rero basinziriye bari iruhande rw'inzira bafunze iminyururu ku maguru. Bigaragara yuko ntabwo tuzi uko batangiye, ariko ikigaragara cyo ni kimwe, bageze mu nzira hagati barahagarara. Mu magambo make, bashobora kuba baravuye mu mudugudu runaka, ariko n'i Siyoni ntibazahagera kuko bafunze. Aba bantu ibitotsi byari bibaryohereye cyane. Mukristo yagerageje kubakangura kuko bameze nk'abaryamye ku isonga y'igiti, hantu haba hasongoye ku giti. Noneho rero barangije ababwira yuko bashobora kuba umuhigo wa Satani baramutse batamwemereye ngo abafungure. Abo bagabo barakangutse, bamaze gukanguka iminyururu barayibonaga, ariko barangije ikintu kibabaje, uwitwa Muswa muri bo, umwe yitwaga Muswa, undi yitwaga Bute, undi yitwa Ruhangara. Ibyago bitatu, ibyaha bitatu bimaze gutuma abantu batabasha gukomeza urugendo. Uwa mbere ni Muswa. Muswa yaricaye abwira Mukristo ati simbonye yuko ari wakaga. Nshuti zanjye, ubuhanuzi burimo burasorera mu maso yacu, ibintu byinshi birimo birabera mu maso yacu, umwuka w'Imana arakurwa mu bantu gake gake, ibintu birimo biragenda bizamba. Ubuhanuzi twize muri Daniel n'ibyahishuwe birimo birasohora, ariko kubibwira abantu, kubyigisha abantu muraganira akakubwira ati ariko murimo muravuza induru y'iki, murigisha ngo ubuhanuzi bwasohoye, murimo murigisha ngo ibihe bigeze kure. Nge ndabona ibintu ntago mbona ako kaga, ndabona murimo kuvuza induru z'ubusa. Nshuti zanjye, niba utabona yuko akaga kugarije abantu, ufite ikibazo, cyaba ari ikibazo cy'ubuswa. Witwa Bute we nawe yaregutse, Mukristo agira ngo wenda agiye gushyira mu gaciro, butarangije aramubwira atumva rero reka nongere nisinzirireho hato. Uyu Bute we ibitotsi nibyo bintu bya mbere. Reka mbabwire nshuti zanjye, icyaha cy'ubute nicyo cyari kigiye gutuma Sodomu na Gomora Loti arimbukiramo. Itangiriro igice cya 19. Itangiriro igice cya 19 hari amagambo nkunda nagira ngo dusangire. Itangiriro 19 umurongo wa 15. Nuko bukeye mu gitondo baba marayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'uyu mudugudu. Umurongo wa 16, maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka mubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Mu magambo make, abamarayika bahanganye n'indwara yo kuzarira yari kwa Loti. Ari Loti yarazariraga, ari umugore we yarazariraga, ari abana be barazariraga. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none dukwiye kwikuramo ubute ubwo ari bwo bwose budutera kuzarira mu kureka icyaha no mu gutandukana nacyo. Uyu munsi wa none hari igihe umugabo yiyemeza, ariko ukabona imbuto yo kuzarira, imbuto y'ubute Satani yayibibye mu mugore we. Hari igihe umugore amara amaze gushaka iby'Imana, imbuto yo kuzarira ugasanga Satani yayishyize mu mugabo we. Hari igihe umugabo n'umugore bajya inama yo kugira ngo iki kintu cy'ubute bakireke, ibintu byo kuzarira babivemo, biyegurira Imana, bamaramaje banayeguriye n'umuryango wose. Wajya kubona ukabona iyi mbuto yo kuzarira n'ubute Satani yayishyize mu bana babo. Nshuti zanjye, hari igihe Imana ishaka ko itorero ritera imbere, ugasanga abizera barimo bararandagisha gahunda zaryo. Ikintu cy'ubute ni ikintu gikomeye. Abantu barashaka gukomeza gusinzira, abantu barashaka ibibwirizwa bibasinziriza, abantu barashaka indirimbo zibasinziriza mu byaha barimo,
abantu bo ku isi yose barashaka inyigisho ko Bibiliya ibumburwa igasinziriza abantu mu mutekano w'isi, ariko ntabwo ari byo. Mukristo yarebye undi muntu wa gatatu witwaga Ruhangara, aramureba aramubwira ati bite byawe? Ruhangara we yari umurakare, nta kanyabupfura agira, nta kuvuga neza. Aba bantu ba Ruhangara, aba bantu bahangara uzabasanga mu nzu y'Imana, ni abantu b'abarakare, ni abantu bavuga nabi, ni abantu bacyocyoranya, ni abantu batagira ikinyabupfura. Ruhangara yarebye Mukristo arangije aramubwira ngo ikibindi cyose giterekwa ku ndiba yacyo. Ikibindi cyose giterekwa ku ndiba yacyo. Mu magambo make, ibintu byose biba bifite ibyo bireba, ibyanjye ntago bikureba. Kenshi na kenshi tujya tubwiriza, tujya turirimba, kenshi na kenshi mujya mugira inama mutanga namwe ubwanyu murimo gutega amatwi iki cyigisho. Umuntu yarangiza akakubwira ngo kujya mu ijuru ninjye bireba si wowe, jya ureba ibikureba, ibitakureba urebe hasi. Uyu muntu rero ni Ruhangara. Igihe cyose umuntu urimo kumugira inama, muri no minsi abantu bikomye abavugabutumwa, abantu bikomye abapasiteri, abantu barimo barikoma abantu bose bababwiza ukuri. Aba rero ni ba Ruhangara. Urugendo kurukomeza rwarabananiye, kandi Satani yabaziritse iminyururu. Icyakora yabasize hafi y'inzira. Gutura amaturo bashobora kuyatura, nabwo bayatura bijujuta. Bashobora gufasha korari, bashobora gushyigikira umurimo, ariko nabwo ku mpamvu zipfuye, kubera ko Satani yabaziritse amaguru, ntago bakibasha kugenda. Ndakwingingira mu izina rya Yesu ngo Yesu akuzirikura amaguru ubashe kugenda wemye, ubu umudendezo uve mu buretwa. Aba bantu barongeye bariryamira ndetse baranasinzira. Mukristo rero yarababaye cyane, kubera ko adashobora no kumva umuntu, badashobora no gutega amatwi umuntu wo kubafasha. Satani azazirika abantu, ariko nshuti zanjye, Satani azakuzirika amaguru, Satani azazirika ibintu byose yashobora, ariko uzasaba Imana Satani ntazakuzirika amatwi, kuko Satani yakuziritse amatwi ntubasha kumva. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 n'igice cya 3 tuhabwirwa amagambo akomeye. Buri torero, amatorero 7 yandikiwe ashushanya itorero ry'Imana mu bihe 7. Buri torero ryose amagambo inama ryahabwaga. Iyo nama yasozaga ivuga ngo ufite ugutwi kumva niyumve, ufite ugutwi kumva ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Mu magambo make, abantu badafite amatwi, abantu bafite amatwi Satani yamaze kuzirika batabasha kumva. Nta kintu Imana izabakorera, ntizabaha kunesha, ntizabazirikura. Ijambo ry'Imana ntirishobora kugira icyo ribamarira, kuko umuntu abahagarara imbere agiye kuririmba, bagatangira kureba imyenda y'uburyo icishije bugufi, cyangwa bagatangira kureba isura ye ko atari mwiza cyangwa iki. Iyo bahagaze imbere ugiye kubabwiriza, batangira kubanza kuneka amafaranga utunze, amashuri wize, urwego rwawe n'iki, bakabaza niba wavuye mu mujyi cyangwa wavuye mu cyaro. Ibi bintu rero bituma amatwi yabo afunze, ku buryo ubutumwa bwiza bwo gukiza abantu uyu munsi wa none ntibuhari. Barongeye bariryamira, nk'uko uyu munsi wa none ubutumwa buraza bugakangura abantu, bwamara kubakangura bagakanguka gatoya, barangiza bakabusuzugura bakongera bakaryama. Mukristo yababajwe n'aba bantu cyane. Mu gihe agahinda kabo kigafite, yagiye kubona kubitana n'irindi tsinda ry'abandi bantu. Ni abantu babiri bari abagabo bari barimo kurira inkike. N'aba bo, yaba Muswa, yaba Bute, yaba na Ruhangara, batangiye inzira, barangije ntibaba amaso, Satani abafunga amaguru. Arangije kandi ikibazo aba bantu bafite, nta rwandiko rw'inzira bafite, bivuze ngo nubwo baba kuri bo biyita ko batangiye urugendo, hari aho bataciye, ntibigeze baca ku musaraba, ntibigeze bahura na mubwirizabutumwa. Ni nayo mpamvu basinziriye mu nzira, babafunga iminyururu ku maguru. Noneho rero arangije guhura na bariya, akubitana n'irindi tsinda noneho ryo risekeje, ryo yari ryiboneye ririmo kurira urukuta, rwa rukuta rurinze inzira, rwa rukuta rwitwa Gakiza, bari barimo kurwurira bagwamo. Bamaze kugwamo rero, Mukristo arabitegereza, barihuta cyane, bahita bamugeraho ngo bakomezanye nawe urugendo. Umwe yitwaga Mihango y'idini, undi yitwaga Ndyarya. Aba bantu bavaga mu mudugudu mu gihugu cyitwa Ndirarira, kandi ngo bajyaga i Siyoni. Mukristo arabaza ati ariko se i Siyoni murajyayo kubera iki? Mu by'ukuri niba mubyibuka,
Mukristo arimo arajya i Siyoni kugira ngo yabanje gushaka, yavuye mu mudugudu wa rimbukiro ajya ku musaraba ngo akurweho umutwaro, ariko mu by'ukuri kuko azi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, arimo arahungira i Siyoni kugira ngo kurimbuka k'umudugudu wa rimbukiro kugiye kubaho. N'ubundi nubwo yakuweho umutwaro ntabwo yagombaga gusubira mu mudugudu wa rimbukiro, ahubwo yagombaga gukomeza akajya i Siyoni, kuko byanga byakunda guhana icyaha n'abagishyigikiye n'abakibitse mu mitima, arabizi ko byari bigiye kuba. Abangaba rero bo ntabwo bajya i Siyoni kubwo kurokoka kw'imibiri yabo n'ubuzima bwabo n'ahazaza habo, ntabwo bajya i Siyoni kugira ngo barebe umwami wabakunze akabitangira. Ibyo byose ntabyo bareba, ahubwo kubera imirimo myiza bakoze, kubera uburyo bibombaretse mu idini, kubera utuntu tw'imirimo bagiye bakora, abantu bakabemerera yuko rwose burya hari ikintu ukora. Hari igihe ubwiriza umuntu agahita avuga ati Imana izaguha ijuru rwose. Hari umuntu usura yari ashonje agahita akubwira ati ijuru nutarijyamo rizaba atari ijuru. Hari ukuntu umuntu akubona uri umuntu wibombarika, uri umuntu utagira amagambo menshi, uri umukobwa mwiza wambara ijipo ndende, umuntu yakubona akabona uri umuntu ukunze kugira impuhwe cyane ku rusengero, ugatanga amafaranga ku bantu bagiye kuburara, yarangiza akakubwira ati ijuru nutaribamo rizaba atari ijuru. Ariko nshuti yanjye, ibyo bintu bituma hari abantu benshi barimo kujya i Siyoni ngo bazajya gushimirwayo. Muzumva indirimbo nyinshi z'abaririmbyi z'amakorari, muzumva ibibwirizwa byinshi biba byerekana yuko abantu tuzajya mu ijuru kujya guhabwa y'ingororano. Ntabwo tugiye guhabwa mu ijuru ingororano gusa, ahubwo tuzajya kureba uwatwitangiye, tuzajya kubana nawe mu ijuru, tuziga amabanga y'inama y'agakiza, ndetse tuzarinda imyaka 1000 izarangira mu ijuru tukiryohewe n'inama y'agakiza. Nshuti yanjye, ntabwo tujya mu ijuru gusa kuzambikwa amakamba, kuko nitugerayo amakamba tuzongera ngo tuyakuremo tuyashyire ku birenge by'abatwigishije. Abo nabo bazabijyana ya makamba bayashyire ku birenge bya Yesu. Ubwo rero murumva yuko ntabwo tugiye mu ijuru kugororerwayo gusa, hari izindi mpamvu nyinshi z'iby'agakiza zitujyanye: kurokorwa n'Imana, kurokorwa amakuba azaba ari mu isi, kurokorwa urupfu rwa kangahe. Ibi bintu byose ni umugambi w'inama y'agakiza, ariko abantu basa n'abantu bategereje, bakoze ibiraka mu isi, bategereje kuzajya mu ijuru bagiye kugororerwa ibihembo byabo. Oya nshuti zanjye, iyi ni inyigisho y'ikinyoma. Dukora neza, twebwe dukora neza kubw'agakiza kari muri twebwe, kandi iyo mirimo dukora ntabwo ariyo izatujyana i Siyoni. I Siyoni tuzajyanwayo nuko twemereye ko ibyo Kristo yakoreye i Karuvari bikorera muri twebwe, kandi tukemera ukuri kw'Imana, tugakurikira ijambo ry'Imana n'amategeko yayo, Imana ikayasoreza muri twe. Ibyo ntabwo tuzajya mu ijuru kugororerwa ko tutibye, ntabwo tuzagororerwa ko tutasambanye, ahubwo Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe batwise abantu bavuye muri urya mubabaro. Imana izaba iturokoye umubabaro mwinshi. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje cyane, abantu bakagombye kubimenya. Ese i Siyoni turajyayo gukora iki? Abantu benshi bakwiye kumenya yuko kudukura muri iyi si Imana ikatujyana mu ijuru ni ugucungurwa gukomeye Imana izaduha kugira ngo iturokore. Ikindi uretse ibi ngibi, Mukristo yababajije impamvu batinjiriye mu irembo. Habwe ati ko mbona murimo kurira iki gikuta mugwamo aha ngaha mwihisha mwiruka, kuki mutaciye mu irembo? Nshuti zanjye, ndaza kubabwira uburyo aba bantu basobanura abandi. Ese ni irihe dini rya mbere ryaba ryarazanye imihango ndetse rigatuma abantu benshi basimbuka bakagwa mu nzira y'ubukirisitu kandi batarigeze bihana? Hari idini ryabitangiye, kuko aba bantu babwiye mu Kristo. Ndajya mbabwire ngo ubu iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'600, mu mwaka w'600 mu Kristo arangije aravuga, yavuze amagambo akomeye. Reka turebe kuri paje ya mbere y'iki gitabo, baratubwira uyu mugabo yavutse ryari. Umwanditsi w'iki gitabo yitwaga Yohana Bunyani, yavukiye mu Bwongereza mu 628. Mu cyigisho kibanza, muri introduction y'iki gitabo, mu cyigisho cya mbere muze kwibuka kucyumva, twasanze yuko mu 1670 nibwo iki gitabo cyanditswe, niba mubyibuka, muri iyo myaka y'1666 na za 70 gutyo. Icyo nashakaga kubabwira ngiki nuko niba mubizi neza, mubyibuka neza, iyo myaka fata muri uwo mwaka nurangiza ukuremo, kuko yaravuze ngo aba bantu ba mihango y'idini n'abandyarya baravuze ngo uyu muhango tuwumaranye imyaka iruta 1000.
imyaka iruta igihumbi byanga byakunda biratujyana mu mwaka wa za 500 mu mwaka wa 538 nibwo ubupapa bwatangiye. Ubupapa butangiye ntabwo bwemereye abantu guca muri Kristo Yesu inyigisho zihesha agaciro i Karuvari. Ubupapa bwarazisiribanze, ariyo mpamvu bazanyeho misa yasimbuye amateraniro, kuko misa ni igitambo. Ikindi kandi bahatanze ububasha yuko umupadiri afite ububasha bwo gufata Yesu yihindura umugati, uriya mugati barya wa Ukaristiya, padiri akamujyana uko ashatse. Izi zari inyigisho zo gutesha agaciro ibyabereye Karuvari. Muri iyo myaka muri 538 ubupapa butangiye bwanditse yuko umuntu uri mu misa, waje mu misa, ngo abarusha amahirwe abantu bari i Karuvari ngo igihe Yesu yabambwaga. Ibi rero nabyo ni ibindi bintu ushobora kwibaza. Ariko nshuti yanjye, umuhango wo gutesha agaciro ibya Karuvari, abantu bakinjizwa mu bukirisitu ariko bataciye mu irembo ryo kwihana, abantu ntibace mu mubatizo w'amazi menshi, abantu ntibizere Kristo uri mu ijuru, abantu bakigishwa ntibatega amakiriro kuri Kristo, bakayatega kuri Bikira Mariya n'abatagatifu, ndetse abantu bakabwirwa yuko papa afite ububasha bwo guhuza abantu n'Imana. Iyi mihango yagiye ica intege cyane ibyo Kristo yakoze, kugeza ubwo uyu munsi wa none abantu igitambo cy'i Karuvari batakizi, ariko bakubwira ko nabo baremewe kuzajya mu ijuru. Ariko mu by'ukuri iri juru mu Kristo yagiyemo avuye mu mudugudu wa rimbukiro, n'izi ntambwe Imana yagiye imuteza, aba bantu Kiliziya yarabahungishije kugira ngo izi ntambwe batazimenya. Niyo mpamvu uyu munsi wa none kwihana ni ukugira gute? Ni ukugenda ukajya mu ntebe ya penetensiyo ukahavugira ibyaha. Nyamara Pawulo we yaranditse ngo nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo uretse iryo rya Kristo Yesu. Kandi nanone intebe ya penetensiyo yashyizweho kugira ngo umuntu ababarirwe n'umuntu mugenzi we, mu gihe nta wundi wagombaga kutubabarira. Iyi ntebe ya penetensiyo ntabwo yari ikwiye gutwara abantu. Mu gitabo cy'Abaheburayo Pawulo yaranditse ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Se iyi ntebe ni iyihe? Mu gitabo cy'Abaheburayo ni amagambo nkunda cyane. Mu gitabo cy'Abaheburayo aho Pawulo yavuze arangije umurongo wa 25 w'igice cya 7, Pawulo arangije arandika ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Amen. Ninde? Abantu Imana izanye ibazana kuri Kristo, bakegera intebe y'ubuntu badatinya, nshuti zanjye, kuko byanga byakunda nta rindi zina. Ariko ibi byose byatumye Karuvari ita agaciro. Rero byanga byakunda tubonye yuko mu Kristo avuga ngo uyu umuhango wo gusimbuka inkike abantu bakagwa mu nzira. Mihango y'idini na ryarya baravuze bati tuwumaranye imyaka irenga 1000, kandi umuhango umaze imyaka irenga 1000 ugeraho ukemerwa. Reka mbabwire yuko ibinyoma byinshi amadini agenderamo byabonetse guturuka mu mwaka 538 kujyana kugeza mu 1700 mu 1798. Ni imyaka 1260 ubupapa bwamaze bukontorora isi, bukontorora ibyo gusenga n'iby'imyizerere, baracuritse ibintu. Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo umuhango waba umaze imyaka irenga 1000, ntabwo uwo muhango byemeza yuko ari uw'ukuri. Barangije rero baramubwiye, amaze kubabwira iby'irembo, iri rembo rishushanya Kristo, yarababaje ati se nyir'irembo ntazabita yuko muri abica amategeko, ko muca mu nzira z'ibusamo? Inzira z'ibusamo ni shortcut. Muri no minsi abizera barashaka ko umuntu ababwiriza akoresheje shortcut, inzira zoroshye bagera ku bintu batiriwe baca kure. Abantu barashaka kugera mu idini bitabavunnye. Niyo mpamvu umuntu arimo araza agahita abatizwa isabato yindi ikurikiye, cyangwa ku cyumweru gikurikiye wajya ko ukabona ari muri korari ari imbere, wajya kubona mu kundi kwezi ugasanga mu madini yandi yo ujya kumva umuntu umaze amezi 3 abatijwe, yasengeraga muri za Kadirake hehe mu nzu zibyinirwamo, wajya kumva ngo yabaye pastor. Nyuma y'amezi 8 wajya kumva ngo avuye muri Kenya yagarutse ari bishop. Yabona udufaranga yaduteranya yagenda yajya muri Amerika, cyangwa se yajya mu Burayi muri biriya bihugu by'Ubuholandi n'iki, yakoreye amahugurwa y'amezi 4. Mu myaka nk'ibiri ujya kumva umuntu yamaze kwitwa apotre.
ukibaza ibi bintu bigenda gute? Nshuti zanjye, nuko bazamurwa nuko bashakira abanyabyaha shortcut. Abantu biteguye kwicara mu nsengero nta cyaha bigishwa kureka. Abantu biteguye kwigishwa mu nsengero yuko Imana yabakiriye ikaruvara ibintu byose byakemutse, ntacyo basabwa gukora, nta kintu basabwa kwizera, icy'ingenzi n'ufite ikibazo agisigira abayobozi b'itorero bamusengere kizakemuka. Izi nyigisho byanga byakunda n'uyu munsi wa none turazibona. Bamusubije rero bamubwira ko umuhango wabo umaze igihe, ndetse baramubwira bati twebwe tuzanagerageza no kubahiriza amategeko, tuzabikora ibyo amategeko asaba. Arangije baramubwira bati rero wowe nubwo wanyuze mu irembo nta kintu turusha mu byo kuba mu nzira. Bishoboka yuko umuntu ashobora kurira inkike agahinduka umuyobozi, umuntu ashobora kurira inkike agahinduka umuvugabutumwa, umuntu ashobora kurira inkike agahinduka umuntu ukomeye mu bintu by'Imana, kugeza n'igihe ashobora no kwicarana n'umuntu w'Imana akamubwira ati ntunkange uko waje, sinzi uko waje nawe ntuzi uko naje, icy'ingenzi ni uko nta kintu ndusha muri uru rugendo. Muri ino minsi muzasanga abantu benshi mu bigendanye no gukiranuka barabizanyemo ibikabyo. Gukiranuka abantu barakurushanwa. Niba gukiranuka kw'idini runaka gusaba ko abantu bambara agatambaro bajya gusenga bakarira, usanga abantu barushanwa uko kurira. Niba mu idini runaka kwemerwa yuko uri umuntu w'Imana bisabwa yuko uvuga ko weretswe, abantu barerekwa ndetse bakanerekwa n'ibitabaho. Niba mu idini runaka bisaba yuko utanga amafaranga menshi kugira ngo wemerwe, abantu biteguye gutanga amafaranga bakanagurisha n'inzu zabo, ndetse barangiza nabo ubwabo bagatanga n'ibyo badafite ngo bemerwe. Niba mu idini runaka kwibombarika umuntu akagira ibyo areka kurya n'ibyo areka kunywa ari byo byatuma bamwemera, azabikora atari iby'agakiza, ari ukugira ngo yemeze abantu. Ikintu kibabaje, mihango y'idini na ndyarya bari mu rugendo rw'Imana kubwo kurushanwa, ntabwo bari mu rugendo rw'Imana bya bindi Bibiliya ivuga ngo babiri barutumwe kuko umwe yaguye undi abyutsa undi. Ariko isomo nkunda riri mu Mubwiriza, mu gitabo cy'Umubwiriza. Inshuti zanjye, iri somo buri munsi ni isomo ryamfashije mu rugendo rwanjye, kandi rimfasha nanone mu murimo wanjye w'ivugabutumwa. Ni isomo buri munsi mpora ntekereza. Ni nayo mpamvu uko mba ndi kose mba numva, uretse kuba Imana yampaye amahirwe nkategura iki cyigisho mukacyumva, ariko nzi neza yuko nta kintu mfite nakwiratana imbere yanyu. Icyo nzi ni uko icyo Imana irimo gukora mu mitima yanyu nicyo nanjye irimo gukora mu mutima wanjye. Ikindi kintu gikomeye ahangaha, Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 16 handitse ngo iki? Umubwiriza 7 umurongo wa 16 haranditse ngo ntugakabye gukiranuka kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye. Ni kuki wirimbuza? Muri uru rugendo abantu bigira abanyabwenge, abantu bazana gukiranuka bakabizanamo ibikabyo, kiba ari ikimenyetso cy'uko atari ab'Imana. Umuntu rero uzabona arimo kuzana ibikabyo byo kugira ngo yereke abantu mu nzu y'Imana yuko ari umuntu uruta abandi, ibi bimusaba guhinduka mihango y'idini, ndetse udahindutse mihango y'idini ngo akoreshe ibibaraga byose ahinduka ndyarya, akazaza kwemeza iby'agakiza ko abifite kandi mu mutima nta birimo, akakwereka yuko hari urwego agezeho. Ashobora kujya imbere akaka umwanya agashima, ashobora gufata umwanya agasenga agashyiramo amarangamutima, akavanga mu ijwi ry'amarangamutima rwose ukavuga uti umuntu w'Imana. Ariko abenshi ni uburyarya. Abantu benshi bavuga ibya Kristo kandi atabazi. Nshuti zanjye, twihuta, mu Kristo ibi byaramutangaje. Mu Kristo arangije aravuga ati rero ariko njyewe nkurikije uko mbwirizwa n'amategeko ya databuja, mwebwe mugenda uko mwibwira, ariko njyewe ngenda uko amategeko ya databuja mbwira. Mwarabibonye yuko muri ino minsi amadini arashaka kwigisha Yesu yuko ari umwami, yego, ariko umwami utagira itegeko aba amaze iki? Mumbwire namwe, umwami ubaho nta tegeko agira. Hano umukristo yaravuze ati njyewe ngendera ku mategeko ya databuja, ariko mwebwe mugendera mu byo mwibwira. Uganiriza umuntu wamubaza iby'amategeko 10 y'Imana ati ibyo bintu byarabambwe Karuvari, ntukajye unabivuga. Twe tuyoborwa n'ubuntu kubwo kwizera, ibyo Kristo yakoze birahagije. Wamubwira uti bitese by'ijambo ry'Imana ridutegeka ati Bibiliya rero yadusigiye ahantu ho gutekereza. Ukamubwira uti hano Bibiliya ko imbwiye ngo tureke ibi nibi, yarangiza ati reka da, ibyo bintu Yesu abambwa yaravuze ngo birarangiye. Ubu abantu barashaka kuba mu gakiza katababuza kwambara ubusa, katababuza kunywa inzoga,
agakiza katababuza gukora ibyaha bakoraga, katababuza gukora imirimo ikojeje isoni, ariko barangiza bakaza bakamanika amaboko mu rusengero bati abantu b'Imana turahari. Ibi bintu biratangaje. Abantu benshi bafunze iminyururu kandi bari ku ruhande rw'inzira. Barangije aba bantu Mukristo yarababwiye ati nimugera aho inzira iherera nibwo muzagira ikibazo. Ubu nta kibazo mufite, turi bugendane, ntago nzabacyurira, kuko nta muntu w'Imana ucyurira abantu ko batatangiye. Tumaze kubibona mu mubwiriza, nta muntu w'Imana ushyiramo abandi bikabyo ngo avuge ngo muri uru rusengero ninjye muntu w'Imana njyenyine uhari. N'umuntu uzumva ahagurutse akavuga ko ari we muntu w'Imana isigaranye wenyine ku rusengero cyangwa mu idini runaka, uzamenye ko uwo muntu Satani yamutashye igihe icyo ari cyo cyose. Abantu bameze nka Eliya bavuze ngo ni njyenyine usigaye, Imana ihita ibabwira ngo nisigarije 7,000 batapfukamiye Bali kandi batari abanyabwoba nkawe. Igihe cyose ijambo ry'Imana ritubwira ko uko wibwira ko ukomeye mu bintu by'Imana, haba hari abantu Imana ifite 7,000. 7,000 bisobanura iki? Ni umubare ushyitse. Imana ifite abantu bashyitse benshi wowe utazi. Aba bagabo barangije baramurebye baramusubiza bati rero icyo tugusaba ni kimwe, urugendo twese tururimo, ntabwo ari we waduhamagaye, ntuzi uko twaje. Kora ibikureba, kora ibyawe, reba ibyawe, ibitakureba urebe ku ruhande, dukomeze. Barangije bakomeza urugendo bamubwira yuko bazakomeza kwitondera n'amategeko y'Imana. Mu magambo make, ntago bazayakomeza kubwo gufashwa n'Imana, bazabyihangamo, bazemera bo kwiba, bazemera bo kwica, bazemera bo gusambana, ariko mu by'ukuri ntago bazemera kudasambana kubera ko ari Imana yabibarekesheje. Bazareka gusambana ngo bemeze abo basengana. Inshuti zanjye, amategeko y'Imana ni meza, asubiza intege mu bugingo, niko Bibiliya ivuga, ariko umuntu iyo yashatse kuyakomeza ngo ayemereshe abantu kandi ayakubitisha abantu, byanga byakunda ayo mategeko nta kintu yakumarira. Arangije baramubwiye bati itandukaniro ryawe natwe ni irihe? Niko uretse uwo mwenda urimo kuturatira wahawe n'abaturanyi bawe ngo uhishe ubwambure bwawe. Nimureba neza dufite abantu benshi, uyu mwenda niba mubyibuka mu cyigisho twize ejo cy'umusaraba, twabonye ko uyu mwenda mu gitabo cya Zekariya ushushanya gukiranuka kwa Kristo tubarwaho. Uko gukiranuka kwa Kristo tukubarwaho ariko atari twe kwakomotseho. Noneho ikintu gitangaje rero, uyu mwenda aba bantu bari mu rugendo batazi umwenda wera icyo usobanura. Birumvikanisha yuko batatangiye urugendo kandi bise byumvikanisha ko batageze i Karuvari. Ikindi kintu gikomeye, amategeko nta cyiza. Mukristo yarakomeje arabibabwira ati nibyo murambwira yuko mushobora kuzibombarika mugakomeza amategeko, mukitondera imihango y'idini yanyu, mukibombarika mugahinduka indyarya kugira ngo abantu babite yuko muri abantu beza, ariko amategeko nta cyiza ashobora kumarira abataciye mu irembo. Umwenda nawuhawe na nyirahonjya nibyo. Ariyo mategeko, icyo nashaka kubabwira ngiki, guca mu irembo bifite agaciro cyane. Mukristo hano ntiyavuze ko amategeko adafite icyo amaze, ahubwo Mukristo hano yavuze yuko amategeko afitiye akamaro abantu bagize amahirwe yo guca mu irembo, kuko nawe yarasobanuye ngo ndagenda muri iyi nzira nkurikije amategeko ya databuja. Inshuti zanjye, ijambo iki gitabo ntago kigeze kibonerwa umwanya ngo cyigishwe. Yarabibabwira ababwira ati nubwo wavuga ngo ntiwiba, ntiwica, ntusambana, ariko mu by'ukuri amategeko nta cyiza ashobora kugira icyo amarira abantu bataciye mu irembo. Umwami w'uru rurembo rwahonjya byanga byakunda azamenya njyewe. Azamenya kubera iki? Icya mbere kubw'ikimenyetso cye yampaye. Inshuti zanjye, iki kimenyetso dukeneye, naragisobanuye mu byigisho byabanje, kandi iki kimenyetso kiratangaje. Nababwiye yuko Bibiliya isobanura yuko umwuka w'Imana mwahawe umwuka nk'ikimenyetso. Umwuka wera tumufite nk'ikimenyetso cyo gucungurwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo kandi mbaye isabato yanjye ngo ibe ikimenyetso hagati yanjye namwe. Nanone kandi amaraso ya Yesu yatubereye ikimenyetso ko turi abana b'Imana, nk'uko amaraso bayasigaga ku nkomanizo z'imiryango mu Egiputa marayika agatambuka ntabarimbure, ni nako amaraso ya Yesu natwe atubereye ikimenyetso. Nanone ikindi kintu gitangaje ni uko n'iri jambo ry'Imana uyu muzingo yahawe nawo wari uriho ikimenyetso. Mu magambo make, ijambo ry'Imana yahawe ryari ririho ikimenyetso yuko yigishwa n'ijuru. Ibitekerezo bye yari afite ikimenyetso mu ruhanga.
twabonye yuko mu byashuwe 13 byanga byakunda mu gihe isi izaba igiye gushyira Satani azaba agiye gushyira abantu be ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza, Imana izaba yaramaze gukemura ikibazo cyo gushyira abantu bayo ikimenyetso mu ruhanga. Mu gihe vuba bidatinze itegeko ry'icyumweru rigiye gushyirwa abantu bagahatirwa gusenga ku cyumweru. Ibi ni ibintu birimo gutegurwa bitari n'ibyo twigishwa mu madini no mu matangazo ya za leta z'isi arimo arabigaragaza. Byanga byakunda ku isi yagiye gushyirwaho umunsi umwe wo gusenga. Ibi bintu kandi bigaragaza yuko icyumweru ari cyo kizatsindira uwo mwanya. Byanga byakunda abana b'Imana bazahita bamenya yuko isabato ari umunsi w'Imana koko. Ndagira mbabwire ngo izi mpaka z'amadini dufite zizarangira. Ikizakurikiraho rero ni iki? Icyo gihe isabato izahinduka nayo ikimenyetso gitandukanya abantu b'Imana n'abatari bo. Ubwo rero isabato ni ikimenyetso, amaraso ya Yesu ni ikimenyetso, Mwuka Wera ni ikimenyetso, kandi nanone ijambo ry'Imana naryo rizaba ikimenyetso cyerekana abubaha Imana n'abatayubaha. Twihuta rero, Mukristo amaze gusobanura ibyo bintu ibimenyetso afite, asanga bariya abantu bo ntabyo bafite. arangije arababwira ati none muzatanga iki nimugeraho urugendo rurangirira? Baramurebye baraseka, baramusetse cyane. Barangije bikomereza inzira, Mukristo nawe akomeza inzira. Mukristo arangije akomeza agenda yibwira, asuhuza umutima, anezerwa, cyangwa rimwe na rimwe agasubizwa umutima mu nda no gusoma wa muzingo yahawe. Mu magambo make, nubwo yavuye ku musaraba, yaciye ku musaraba, yarangiza akahererwa ibimenyetso, ariko aracyagenda afite umutima, aracyasuhuza umutima, hari ibyo agenda yibwira. Rimwe aranezerwa. Ubundi nagira mbabwire ngo byanga byakunda, nyuma yo kwakirwa n'ijuru, ibigeragezo n'imitego ya Satani biba bigikomeje, ariko duhumurizwa n'aho twaciye, duhumurizwa n'ibyo Imana yatubwiriye mu ijambo ryayo. Iri jambo ni ryo riduhumuriza. Nshuti zanjye, abantu benshi ko batigeze bimenyereza kubana n'Imana mu ijambo ryayo, akabazi iyo kabaye birukira kwa bishopu, kwa padiri, kwa apotre, kwa pasiteri, ku muvugabutumwa w'igihangange. Ariko ikintu gikomeza umuntu mu rugendo ni ukubana n'umuzingo akawusoma. Nibyo byonyine bizatuma imitima yacu ihumura, ikagira amahirwe yo gutuza. Nshuti zanjye, reka twihuta ngire ikintu gikomeye mbabwira. Hari igitabo kimfasha kumenya aho ibihe bigeze cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Muri icyo gitabo kuri paji ya 16 ni akagingo ka 69 baranditse ngo mbega ukuntu hakomeje kumvikana inkuru z'imitingito y'isi, iz'inkubi y'imiyaga ikomeye, ndetse n'ibyononwa n'umuriro n'imyuzure, bigahitana ubuzima bw'abantu benshi n'ubutunzi. Mu bigaragarira amaso y'abantu, ibyo byago ni ukwivumbagatanya gutunguranye kw'imbaraga z'ibyaremwe ziba zataye gahunda, zitakigira rutangira, bikaba byasobye ubugenzuzi bw'abantu mu buryo bwuzuye. Nyamara ushobora kubibonamo umugambi w'Imana. Ibi bintu by'imyuzure, ibintu by'imitingito, inkubi z'umuyaga, ibi bintu by'ibyorezo, ubuzima bw'abantu bikabuhitana ndetse n'ubutunzi. Reka mbahe urugero. Iyi coronavirus ihitanye amafaranga menshi ku buryo hari ibihugu bigiye kwinjira mu bukene byongere bisabirize. Ariko hano muri iki gitabo banditse ngo iki, reka nkomeze nsome. Baranditse ngo ibyo bintu ni ibikoresho byayo by'Imana byo gukangura imitimanama y'abagabo n'abagore ngo bamenye akaga kabugarije. Mu magambo make, Imana hari igihe yemera ko ibi bintu bibaho atari ukugira ngo ibyo bintu bigire ikindi kintu bimara, atari n'uko ari Imana ibizanye, ahubwo hari igihe Imana ibireka bikaba kugira ngo byibuze bikangure abantu. Mbibutsa yuko Bute na Muswa na Ruhangara barasinziriye baziritse iminyururu. Kubakangura urimo urabakangura bakongera bagasinzira. Hagomba kuboneka ibintu bizabakangura bikabakangaranya kugira ngo byibuze bashyire ubwenge ku gihe. Nshuti yanjye rero, niba uku gukingiranwa mu nzu ukwezi cyangwa amezi 2 bitagize isomo bigusigira, cyangwa byakunda nshuti zanjye, gukanguka kwawe biragoranye. Kuri paje ya 67, paje ya 67 y'icyo gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni akagingo ka 625. Akagingo ka 625 baranditse ngo iyo Satani abonye ko Uwiteka
ari guha ubwoko bwe umugisha kandi akanabutegurira gusobanukirwa n'imitego ye. Satani yabonye abantu b'Imana barimo guhabwa umugisha ndetse bagagenda basobanukirwa imitego ye. Muri iki gitabo baranditse ngo akorana ubushishozi bwe bwose ngo ateze ubwaka ku ruhande rumwe no kugendera mu mihango ikonje ku rundi ruhande, kugira ngo ashobore kubona umusaruro mwinshi w'imitima y'abantu. Ibintu bibiri Satani ateza mu mitima kugira ngo abantu batamenya imitego ye, batabona umugisha w'Imana. Icya mbere, mu itorero acamo ibice bibiri. Bamwe abagira bakagurumana abantu bakakubwira yuko bumvise amajwi, babonye Imana n'amaso, babonye urwandiko ruvuye mu ijuru, Imana yabahaye isomo ryo muri Bibiliya. Umuntu akanakubwira yuko yamenye izina yitwa mu ijuru, akakubwira ati mu ijuru baraye bampaye izina, kandi izina barimbwiye nge ndarizi ariko sinarikubwira. Abantu bakakubwira uburyo babonye marayika mu gitondo, bagize gute. Ibi bintu byose ni ubwaka. Ku ruhande rumwe Satani azana abantu babaka, bavuga yuko babana n'Imana mu rwego rwo hejuru, aribo bantu bakunda Imana cyane kuruta abandi. Noneho ku ruhande rwa kabiri rero, Satani abasigaye batabaye abaka, Satani arabafata bagahinduka abanyamihango ikonje. Ibintu byose bakigira mu bintu by'imihango y'idini. Wajya kubwiriza bati bwiriza iminota 10 niyo isigaye twitahire dutahe kare twubahirize gahunda. Wajya kubabwira uti iki n'iki bati hoya mukorere kuri gahunda. Ibintu byose gukorera kuri gahunda ni impano ya Mwuka Wera. Gukorera kuri gahunda ni impano ya Mwuka Wera. Itorero rigomba kugira gahunda, ariko hari abantu ibintu by'imihango babihaye agaciro cyane ku buryo uwo muntu usanga ibintu bye byose ni ukwiyerekana, aratanga kugira ngo amenyekane, ntatanga kubwo icyo Kristo yamukoreye. Yewe arimo aragira ikintu cyose akora mu rusengero, kuzinduka ni ukugira ngo bazamutore mu matora ataha y'ubuyobozi bw'itorero. Akantu kose akora bashaka yuko abantu bamuvuga. Oya nshuti zanjye, ni ibintu bibiri. Imana mu itorero ifite abana bayo bakora ibintu ntibanabyigambe, batanga icya 10 n'amaturo, bagafasha umurimo n'amafaranga yasigaye ku cya 10 mu miryango yabo, bakazana abantu bakabagirira neza, bakagira gute. Ariko abo bantu ntuzumve na rimwe arimo kugira ngo bamurate. Hari abantu Imana ifite mu itorero ryayo badakora havuzwe amagambo menshi. Aba bantu Imana ifite ibintu irimo gukora mu mitima yabo, ariko ntibashobora kuzamura urutoki ngo bitangeho urugero ko ari abantu bageze ku rwego rwo hejuru. Ariko nagira mbabwire, hari abaka hakaba n'abanyamihango. Ibyo ni ibice bibiri bikunze kugaragara cyane mu madini, kandi ibyo bice byanga byakunda bigwiza umubare w'abantu Satani afite. Kuko uriya muntu arimo aribwira ko ari we muntu watsindishirijwe, ari we muntu ufite Imana, ndetse aba yumva ahantu ari we wasengera abantu, ni we Imana yumva. Uyu muntu ni umupagani cyane, ni n'umufarisayo nk'uko tugiye kubireba. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire mujye musaba Imana itugabanyirize abaka mu nzu y'Imana, kandi tugabanyirize n'abanyamihango ikonje. Imihango ni myiza. Ndagira mbabwire ngo mbaho urugero rukomeye, ni uko Imana ifite imihango yashyizeho. Dufite imihango dukora, ifunguro ryera, kozanya ibirenge, abantu bakarya umutsima, barangiza bakanywa divayi, barangiza bakarya n'umutsima. Ibyo bifite icyo bishushanya. Dufite umuhango w'ubukwe, ni umuhango wa Bibiliya. Dufite umuhango w'umubatizo, dufite umuhango wo kwakiriza abana mu rusengero. Hari imihango myinshi nagenda mbabwira yanditse mu byanditswe byera. Iyo mihango ni myiza no kuyikora ni byiza, ariko igihe cyose umuntu yayigiyemo adashaka kureba icyo Imana yishyiriyemo mu nzu yayo, ahubwo iyo mihango akaba ari yapasuramo ngo ashakiremo agakiza, uwo muntu arambabaje rwose. Igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ni igitabo kinsobanurira amateka ya Yesu. Narababwiye ngo abatazabona uburyo babona ibi bitabo, mwazaza mumpamagara mukambaza uburyo ibi bitabo mwabibona, kuko byanga byakunda ibi bitabo birahari kandi byabafasha kumenya urugendo. Muri iki gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 63 ni icyigisho cya 63 cyitwa Umwami wawe araje. Ni kuri paje ya 389. Uwifuzwa ibihe byose baranditse ngo Kristo yaje gukiza Yerusalemu hamwe n'abana bayo. Yaje gukiza Yerusalemu hamwe n'abana bayo, ariko ubwirasi, uburyarya, ishyari n'ubugome bya gifarisayo byari byarabujije Kristo kugera ku mugambi we. Mu magambo make, uyu munsi wa none Imana ifite itorero ryayo rimwe ry'ukuri. Iri torero ry'ukuri kugira ngo urimenye bigusaba kwiga ibyanditswe byera,
ukareba icyo ijambo ry'Imana ritubwira, ukareba icyo Imana yategetse n'uburyo Imana yategetse abantu bagomba kugenda muri uru rugendo. Ibi birahagije kugira ngo umenye iryo torero. Ndagira ngo mbabwire ngo hano bagaragaje yuko imbaraga za Kristo zari zifite ubushobozi bwo gukiza Yerusalemu hamwe n'abana bayo, ariko hari ibintu byatumye Yesu atagera ku ntego. Icya mbere, ubwirasi. Aha ni mu rusengero turi, ntabwo ari mu bupagani. Ubwirasi. Icya kabiri, uburyarya. Icya gatatu, ishyari. Icya kane ni ubugome. Ibi bintu igihe cyose byamaze kugera mu idini iba yamaze guhinduka iy'abafarisayo. Icyo nabasabaga rero ni kimwe, Imana ntabwo izarekura itorero ryayo, nta nubwo izajugunya itorero ryayo, ahubwo abantu bafite imyumvire ya gifarisayo, abantu bafite imyizerere ya gifarisayo, bazana ubwirasi mu nzu y'Imana, bakazanamo uburyarya, bakazanamo ubugome n'amashyari. Aba bantu Imana izabajugunya. Yesu ati ndabaruka. Aba bantu Imana yiteguye kubaruka. Ariko aya magambo aratangaje. Muri Bibiliya harimo amagambo antangaza cyane. Imigani 15:19, Bibiliya iravuga ngo iki? Imigani 15:19, inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa. Mu magambo make, umuntu ufite ubute mu bigendanye n'agakiza ntabwo ashobora kuzagira aho agera. Inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa. Muri ino minsi abantu barashaka idini ibatoza kutagira icyo batanga, ndetse n'ababwiriza bigisha abantu kudatanga amaturo n'icyacumi. Abo babwiriza barakunzwe cyane. Ababwiriza bigisha abantu yuko agakiza ari uku ukagenda mukiyambarira ikoti ryawe ukamanika amaboko ubundi ukarira Imana ikakwakira. Ariko nshuti yanjye, nta muntu w'umunyabute n'umwe ushobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Imigani igice cya 18:9, Bibiliya iravuga ngo iki? Iryo somo nasomaga ryo Migani 15:19, umugabane waryo wa kabiri uvuga ngo iki? Inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa, ariko inzira y'umukiranutsi ni nyabagendwa, nta kintu kizamuhagarika. Azagera iyo ajya kuko yatangiye urugendo. Burya iyo uzi aho umuhanda utangirira ukaba uzi n'aho umuhanda usoreza, uba uri umunyamahirwe. Imigani 18:9, ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Nshuti zanjye, iri somo riranyereka yuko umuntu wese ugira ubute abantu bakarimbuka bareba, akicarira mu rusengero nta kintu akoramo, akibera aho ngaho nta kintu akora mu murimo w'Imana, aba ari umuvandimwe w'umurimbuzi. Nawe uri umurimbuzi. Matayo igice cya 6:1, Bibiliya irivuga ngo iki? Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Dukwiye gukoreshwa n'umwuka w'Imana, ntitube nk'indyarya. Ikintu cyose dukoze ntituvuze amahembe. Icyo ni cy'abafarisayo bazize. Ariko uyu munsi wa none umuntu aricara yaguha udufaranga two kurya, umuntu aricara yaguha imyenda, wazatambuka agahita avuga ati Imana imbabarire si ukwishyira hejuru, ariko urabona iriya pantaro ukuntu ibereye uriya muntu, uti cyane iriya pantaro ninjye wayimuhaye, indi yari yamucikiyeho. Umudamu akicara ati uriya mwana urangije amashuri, wabonye ukuntu uriya mwana ameze neza? Yego. Umva, Imana imbabarire si ukwishyira hejuru, ariko uriya mwana twamutoraguye ari mayibobo, iwabo baramunaniwe, tumurihira ishuri, none dore ukuntu ameze. Umva, Imana ni nziza, gusa Imana imbabarire si ukwishyira hejuru, ariko iyo atatugira yari apfuye nabi. Nshuti zanjye, umuco wo kuvuza amahembe wamaze kuba umuco w'abantu benshi mu madini. Umuntu yagize icyo akora ntumushime, ntumuvugire imbere y'abantu, ahita anacika intege ntiyongere gukora. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Dukura uburyarya mu masengesho, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Umuntu akagenda aririmba mu nzira, umuntu akagenda ahantu hose atambutse, murokore murokore murokore, Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu bikaba iturufu umuntu akubitisha abantu. Nshuti zanjye, mwitonde. Umurongo wa 16, kandi nimwiyirize ubusa, ntimukabe nk'indyarya. Indyarya zirenga gusenga, zikarenga mu gutanga, uburyarya bukagaruka bukagera no mu kwiyiriza ubusa. Nimwiyirize ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo.
aya magambo aratangaje. Reka tuve mu bigendanye n'uburyarya dukomeze mu bigendanye n'uburyarya. Hano Pawulo nawe yabivuzeho mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 2 guturuka ku murongo wa 1. Mutega amatwi, ubu buryarya ntabwo buri mu tubari, ubu buryarya ntabwo buri mu nzu zibyinirwamo. Ndimo ndavuga uburyarya buri mu nzira ku bantu bavuga yuko bari mu by'agakiza. Hashize imyaka 14 nsubira kuzamuka ngiye Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba, njyana na Tito, njyanyweyo n'ibyo nahishuriwe, nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga. Icyakora mbubasobanurira abakuru bashimwa twiherereye ngo ntirukire ubusa, cyangwa ngo mbe narirukiye ubusa. Nubwo Tito twari kumwe ari Umugiriki, ntibamuhatiye gukebwa. Umurongo wa 4, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Uretse kurenga mu ndyarya, ubu Satani afite abantu arimo kwinjiza mu nzu y'Imana, bakaza baje gutata umudendezo wacu w'iby'agakiza. Buriya nubona abantu babatizwa, nubona abantu barimo kuza, ukabona abantu buzuye urusengero, harimo n'abatasi. Inshuti yanjye, Yesu yabivuze neza, avuga ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu yajyaga agenda harimo n'abatasi mu bantu yagendanaga nabo. Ibi ngibi mbisoma hehe? Mbisoma muri Bibiliya mu gitabo cya Luka. Igitabo cya Luka kibimbwira neza yuko Yesu mu rugendo rwe yajyaga ahura n'abantu benshi b'indyarya, kandi aba bantu babaga bigize nk'abakiranutsi. Nimurebe muri Luka 20 umurongo wa 19. Uwo mwanya abanditsi n'abatambyi bakuru bashaka kumufata, kuko yamenye yuko aribo yaciriyeho uwo mugani, ariko batinya rubanda. Umurongo wa 20, baramugenza batuma abatasi bigize nk'abakiranutsi. Inshuti yanjye, ibi birababaje. Yesu yari afite abantu bamugendaga inyuma bigize abakiranutsi, ariko ari indyarya z'abatasi. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mu itorero ry'Imana, Imana yazanyemo abatasi bigize nk'abakiranutsi, barimo kudutegera ku byo twigisha, barimo gutegera itorero kuri gahunda zaryo kugira ngo bazarigushe mu mutego. Ariko Imana irahari, ntabwo izabyemera. Twihuta, nagira ngo twinjire ku bigendanye no guhangara. Ibigendanye no guhangara byo biratangaje. Iki cyigisho nshuti yanjye, usenga Imana igira iki nkorera, nawe igira iki gukorera. Luka igice cya 18 umurongo wa 11, tubwirwa igitekerezo cy'umufarisayo wahagaze asengera mu mutima we, ashimira Imana uburyo aratira Imana uburyo atari umunyazi, atunga abandi urutoki n'iki. Ariko umurongo wa 13 w'icyo gice cya 18, Bibiliya iravuga ngo naho uwo mukoresha w'ikoro yahagaze kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Imana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Abantu bageze no ku rwego bahangara bakaza imbere y'Imana kwerekana uburyo ari bo bantu bageze ku rwego. Umuntu akakubwira amatariki, akakugira ibyo akuratira ngo Imana yamukoreye ngo abandi batazi. Umuntu akakubwira uburyo yababariwe, uburyo yari afashe iminsi 60 ngo atarya atanywa. Ariko nshuti zanjye, ubundi ibyo ngibyo kubiratira abantu bimaze iki? Wakagombye gushimira Imana ukabwira abantu uti, Imana yatangiye umurimo muri nge, kandi nubirimo irawukora, mfite icyizere ko izawusoza. Iryo jambo rirahagije. Mu gitabo cyo kubara igice cya 15 umurongo wa 27 harimo uburyo Imana ihana icyaha cyo guhangara. Abantu bahangara bakaza mu nzu y'Imana bakahazana amanyanga. Abantu bahangara bagahangara guhagarara mu rugendo rw'Imana batarihannye, kandi bagashaka no gutanga inama zagenderwaho. Abantu bahangara bagasuzugura iby'Imana, bagasuzugura abantu b'Imana, bagasuzugura abayobozi, bagasuzugura ijambo ry'Imana, bagasuzugura abavuga butumwa. Aba bantu nshuti zanjye bafite akaga. Igice cya 15 cyo kubara umurongo wa 27, Bibiliya iravuga ngo iki? Kandi umuntu umwe nakora icyaha atakitumye, atamba umwagazi w'ihene utaramara umwaka w'igitambo gitambirwa ibyaha. 28, umutambyi ahongerera umuntu wajijwe nshuti yanjye, ahongerere umuntu wajijwe agakorera imbere y'Uwiteka icyaha atakitumye, kandi namara kumuhongerera uwo muntu azababarirwa.
musangize itegeko uko ukoze icyaha atakitumye wese kavukiraho mu Bisiraheli n'umunyamahanga ubasuhukiyemo. Murongo wa 30. Ariko umuntu ukora icyaha yihandagaje naho yaba kavukire cyangwa umusuhuke, uwo muntu aba atutse Uwiteka, nuko akurwe mu bwoko bwe, kuko yasuzuguye ijambo ry'Uwiteka agaca ku itegeko rye. Uwo muntu akurweho rwose, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Icyaha cyo kwihandagaza, icyaha cyo gusuzugura ibintu by'Imana. Umuntu akazana amatiku mu nzu y'Imana, umuntu agacanga inama y'itorero akayicanga, agasebya umurimo w'Imana, agasebya abayobozi b'Imana, agasebya ibintu byose akabitesha agaciro, yarangiza akajya ahagaragara agasebya Imana kugeza ubwo n'itorero abantu barizinukwa. Nshuti yanjye, iki ni icyaha cyo kwihandagaza, uri ruhangara kandi byanga byakunda uzabona akaga. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo, aricyo nifuza kwihuta nerekera ku musozo, imigani ya Kristo, paje ya 211, ni volume ya mbere, ni igice cya 29 cyitwa kwitegura gusanganira umukwe. Baranditse baravuga ngo abantu bagereranywa n'abakobwa 5 b'abapfu ntabwo ari indyarya, bageza ukuri ku bantu kandi bakita ku kubakwemera, ariko bo ntibemereye gukoreshwa na Mwuka Muziranenge, ntibaguye kuri rutare ngo abamenagure, ntibemere ko rumenagura kamere yabo ya kera, banyuzwe n'umurimo udashyitse, ntibagiranye umushyikirano n'Imana, maze bituma batamenya kuyiringira. Umurimo bakorera Imana wasubiye inyuma, uba ku izina gusa. Mu magambo make, abakobwa 5 b'abapfu ntago bari indyarya. Niba uri indyarya rero, niba mu nzu y'Imana twarazanyemo uburyarya, turacyafite urugendo rwo kubanza guhinduka abakobwa 5 b'abapfu, noneho tuzabone gukora urugendo rwo guhinduka abakobwa 5 b'abanyabwenge. Mbega kaga! Reka twerekeze ku musozo, tugaruke ku bigendanye n'irembo. Nshuti zanjye, ku bigendanye n'irembo, nagira ngo nkubwire amagambo akomeye cyane ari mu gice cya 52 cy'igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho cyitwa Umwungeri Mvajuru. Muri iki cyigisho kuri paje ya 325 banditse amagambo akomeye nshaka gusoreza iki cyigisho. Baranditse ngo Kristo niwe rembo ryinjira mu gikingi cy'Imana. Nubwo abantu bamwe baca muri Buda, bamwe bagashaka kwizera cyane ibya Muhamadi, abandi bagashaka kwizera ku isi, hari abantu bazanye inyigisho zigenderwaho Satani yazizanye kugira ngo zibagize abantu Umwami Yesu. Ariko iki gitabo kirambwira ngo iki? Kristo niwe rembo ryinjira mu gikingi cy'Imana. Muri iri rembo niho abana b'Imana bose binjiriye kuva mu bihe bya kera. Mu magambo make, yaba Adamu, yaba Aburahamu n'abandi baciye mu irembo ryitwa Kristo. Muri Yesu, nk'uko byagaragajwe mu bigereranyo no mu bishushanyo, nk'uko byagaragarijwe mu ihishurwa ryahawe abahanuzi, bikerekanwa mu byigisho yahaye abigishwa be, no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu, babonye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi banyuze muri we binjizwa mu gikingi cy'ubuntu bwe. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho kwizera isi ikeneye, bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere, ibyo abantu biringiraga ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana, maze ku bw'ibyo babonye irembo ribinjiza mu gikingi cya Kristo. Iri ni irindi rembo. Abanyamadini baciye indi nzira. Abantu benshi ntibemereye abantu kwinjira muri Kristo ngo bihane bakomeze amategeko ye n'ijambo rye, babahimbiye indi nzira, kandi iyo nzira yaraje ibahingutsa mu Bukristo. Nyamara ndakomeje gusoma cya gitabo, nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo, kandi abantu bose bishyiriyeho ikindi kintu cyafashe umwanya wa Kristo. Abantu bose bagerageje kwinjira mu mukumbi banyuze mu zindi nzira. Abo bose ni abajura n'abanyazi. Imana iguha amahirwe, iguha umugisha niba warifuje yuko waca muri Kristo akaba ari ukubera ibyiringiro. Niba kuba mu nzu y'Imana ubiterwa nuko Kristo yagupfiriye akakwitangira, kandi ukaba warakangutse bitewe nuko isi igiye kurangira kandi umwami wawe akaba agiye kugaruka, ukaba urimo kubwiriza ubutumwa, ukaba uri mu itorero ry'ukuri rikomeza ijambo ry'Imana, nta gitabo na kimwe bashyize ku ruhande, ukaba usenga, Imana ikaba ifite umurimo yatangiye muri wowe kandi ikagucisha bugufi, ukaba udafite ikintu wakwiyemeresha imbere y'abantu
ngo ubakubitishe, ahubwo ibyiringiro byawe bikaba biboneka mu cyo Kristo yakoze i Karuvari. Urahirwa nshuti yanjye, ndakwinginze ngo ukomeze urugendo, kandi Imana idukure mu ntege nkeya, itwambike imbaraga. Abari basinziriye, Imana iduhambura amaguru, idukureho iminyururu, kugira ngo duhinduke ab'umudendezo. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, ibyo turimo kwiga muri iki gitabo birenze ubwenge bwacu. Ibyo turimo kwiga ni byiza, ariko twamanitse amaboko ntitubasha kwibombarika ngo tubigereho. Nta kindi kintu kibasha gutuma tubigeraho uretse gusa kubyakira. Turabyakiriye, ariko uduhe no guhirimbanira yuko byagira icyo bimara mu mitima yacu. Ngaho rero twebwe ugira icyo ukora muri twebwe, uturinde kukubitisha abandi icyo wakoze muri twe, ahubwo uduhe kwiteguza abandi ubwami bwawe bugiye kuza, kandi kwera, gukiranuka no kubonera kwawe byinjire mu mitima yacu. Uturinde gukora ibyaha byo kwihandagaza, kuko bigutukisha kandi bigatuma tujya kure yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.